Sona kwa nyine mu minsi ya vuba tuvuze kuba ndi papa. Sakabaza n'undi kuntu gateye. Ako so baratse mwumva kana kanjye. Gusa unabishimishije. Nyine ngiye biranshimishije. Ako siko ngiye kuba papa mu minsi ya vuba. Niba bigushimishije bizaba byose uzabyirengera. Hanze ariko nditegura. Subizi se. We don't worry. Aho umwana wanjye mwiteho. Ibintu by'amayoga ubigabanye. Mbona ufite tubazo muri no minsi mbona sinzi kumeze ubimeze bituma Janje byabaye yari byabaye zagara byabaye ikintu banjombi bitwasi ewana janje byabaye fo agenze bite sima kirugoma nezo giye kumya kutagifite umugore ma haji use uko twirirwa nakuzanye kuseta ngo dukore ukubona wawa bajyari ntanya abana baragiye nawe undi muto yaramusize cyangwa yaramusize urya muto yaramusize nirwa muhetse ashatse umukozi semani nawe kujya gushaka akazi ko ureba muri Kigali bimeze nabi ukareba ko wabona ikibateye yaranca nara n'amafaranga dukurana musa ntwiriwe kabiri koreya ngana yangirera pedo n'urukweto narwo nyirago yayikopesheje ahubwo se nta mugore uraje ngenda ashaka none nta mugore nzashaka ese we wamushatse wirirwa umbwira ngo yahukanye urumva koko nakubwira ngo nawe nzashaka kabisa ubwo rero ngiye nta mugore nzigera nzana kabisa ahubwo nzajya niberaho gucya gusa kabisa ubona ntacyo bintwaye sha ewana ni hatari cyane hatari ariko rero nawe wagomye mane kuzana umugore tugahigana si byose aya nta mugore nzazana nzajya miga ayanjye ntago nzajya nyabura none se reka nkubwire ko doni urabizi wazanye umugore ejo bundi aragiye agusiganya abana babiri agusigiye umwana muto uyu utaramenya no gukambakamba none se ubugiye kumumaza iki nta muntu se biri uvugana hatari nanjye ko zishyana ako rero no muntu cyera naye nawe mfite abantu mfite akabotika araza arakarya bana arakarya akamarizayo ubwo akabutiki yarakamaze amaze gukamara abona ubaye imbwa nyine arigendera aho kuvuga ngo n'umukobwa yahazanye yaratoraguye nawe warananiye burundu yarigendeye ngo ndimbwa ngo ntambwa kwa Korodoni nta kintu yamumarira nta cyamugezaho ngahorera ibijumba n'imvange cyo gusekwa ashaka bigasekwa nakeza amuhungu ariko reka ngubwire gusa nukuri nawe ari we wagenda nese ni aho yagira ijumba hari aho bari buteka ifiriti urumva bibaho musaza ukamubwiza ukuri bimaze kunyobera kumwe gusa mfite ibyiringiro nta gitekerezo mfite ariko nta umuntu utuma turapanga diro kajye kumpa igishoro nkata nk'unatoreye y'inkweto tukazamukana tukajya twizigama ibintu bikarushaho kumera sawa siko bimeze nariba aho ngaho so rero njye narinje ngo nkureke ukore reka banze nsimbukire muzara barimo baratanga ibyiciro sha bro nanjye kanareka nugakweta rankomesha ngagenda naribi tuzasubira tu ndaza kuza mu kanya nyine ugurambwira map hari umukire wasize no nkweto hano ko nayirangije ze kuza ayagusigire hano ko nayizenguye sawa uzi kiriya gikobwa ewa giye kukikundira nyihera urukundo ubundi ewana nkubwira iki nta mukobwa ni mwiza cyane ubundi si yambwa yarayikurikiyeho iki nubwo twirwana hano kumurusha amafaranga aribi mani ndaje ngiye ariko ndaje ndabibwira ko dunende ko yami nomero ziwe ntago amenye ibyabaye naribi kabisa ndaje ndabyibazaho ndaje
Send the bundle. Aramutse atese. Iyo ujya kwa muganga bakagupima bakareba ko umwana nta kibazo afite. Mbese ndavuga ko umuntu yajyana kwa muganga. Nose barembye cyane. Mbese ni ikizanye. Twemye n'utuntu mbonye tuba tudufasha kugira ngo umwana wanjye amere neza. Twemye n'utuntu bimuzaniye ngo uburye gake gake kugira ngo nyine umwana wacu akomeze kugira ubuzima bwiza. Zanda umva nkubwire. Ibi bintu uzanye ibi imbuto ngo ibiki ngo mayoneze. Ese ntabyo ushaka? Zanda ibi bintu ngenze ni ntabwo ari byo bituma nakumva ko nshobora kubyara. Ndayikora sinamuteguye ntabwo twabitekerejeho wabikoze ku bushake bwawe. Ndakwinjiza inda yanjye ntuyikuremo. Umwana wanjye pe subwira abazize ikibazo. Ako turi inkozi z'ibibi binagera ku mwana wacu. Ndakwinginze baza. Nzakora uko nshoboye umwana wanjye mwiteho usabye pe. Sibyo umwana wanjye ntuzamukuremo we. Ndagusabye. Ndakwinginze. Wasanga ari n'agahungu kandi. Sibyo ndakwinginze ntuzakakuremo. Sibyo. Umwana wanjye nzamwitaho uko nshoboye kose. Niba ari n'akazi kabi nkora basi nzakareka ariko umwana wanjye. Umva. Niyo mfura yonyine mfite. Ndakwinginze. Umwana wanjye pe ntuzakuremo inda ye. Teri agiye gushaka. Koko? Agiye gushaka vuba byihuse. Byari se? Vuba aha nta n'ukwezi kuri buze gushira. Okay. Ntacyo. Ntugire ikibazo cyo kumvikana kuri kuri telefone se ababyeyi barabona agacuruzi ngarabwe. Yavuga ngiye nawe umugabo yatabusanga hano. Ndarenzaho na ka kantu genda turikora kuri telefone. Inzu yampireze basi muri kujya bifite ibibazo byinshi. Nasi ibibazo byinshi uba utari bubikemure kuri telefone. Umva kwanza ikintu cya mbere kinzana ni uguhindura imikoranire yanjye nawe. Unyishyura nabi niba ari diri dupanze uzajya uhita unyishyura. Ahatari ibyo ntashaka bimenye ko n'ibibazo byanjye ntabwo bifashe. Ni icyaha. Nta kibazo. Imikoranire tugomba kuyihindura. Haguruka ugende. Ibibazo tutabikemura kuri telefone. Nizere ko utazongera kumpa impamvu ituma ngaruka aha ngaha. Turabikemura ariko haguruka ugende umugabo yatabusanga hano. Sawa. Gira vuba se. Haguruka ugende ariko. Nakubwiye ko ibindi bibazo tubikemura kuri telefone. Nizere ko utazongera kumpa impamvu ituma ngaruka aha ngaha. Haguruka ye mugabo yatabusanga hano nakubwiye ko turi bubikemure. Sawa. Genda se. Kose. Ntabwo uburenganzira bwo kuza gukenera. Ntabwo twabiganiraho na mbere ko ushaka iki? Nyine ndabizi.
ntabwo ari turufu ugiye kuza ushaka no kunsindira ahubwo yaje no kureba n'ukuntu hano hantu ari heza ahantu nzaba ni heza koko iki cyari kikuze gusa ariko warabimpatije rero nanjye ngomba gukora icyo nshaka nawe ubwe nzita ku mwana ariko basi ndakwinjiye ese wagiye nawe uko usobanutse wajya ushyiramo ubwenge bwinshi bwawe si twavuga ngo dusimba sinavuga ngo ujye umwe wawe nzajya nita kuri uwo mwana wese imbaza mu muryango wanjye ibiri zanjye nawe nashaka bibiri ahubwo naje kureba ku mpamvu ari keza imitsinda hano nzaba nshani na heza byo rero ahubwo ngwino twinjire ndadara nyinshi ujya he ya ndizaragaruka we genda wawe ariko kujya kuvana buri yose irabyanga ariko bakiriye singoga bariye kuko ukagenda Gosha. Nakubuja nini? Mabusha. Mabusha ni cyuma. Cyane mubwira zano. Sheri wiwe. Mukozi. Ese kagenze neza. Igereranye gato. Abana se bari batameze. Ameze neza nta kibazo. Nonese uriya mukobwa wese wakaba yaraje mu mukozi. Ndazira. Uriya mukobwa se cyangwa nijoro ubonye. Ukunda kubaza uriya mukobwa duhuye ninjira nawe asohoka urambaye yewe akanuza k'umweru agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara muraziranye Shati kumwe n'ipantaro y'umukara. Wasanga wenda ari abakozi ba hano hepfo kuko bakunda kuza hano. umukozi nase nyine ni ukuvuga ko utamuzi umuntu uje mu gipangu ntabwo umuzi Abantu bose baza kureba Jose kuko ntawe mbazi. sawa hagati aho rero urabizi ko nyine twemeye ko babana ba murumuna wawe baza kubana sibyo umushiki wanjye yaragiye guhita aza kubana Ubwo mushiki wawe agiye kuza kuba hano? yego agiye kuza kubana byumvikana se Okay. ahubwo mwe mumwitegura mu kanya gatarabona hageze ahari kandi agiye kwiruhukira Njye nta kibazo kirimo. Umva. Niko mukobwa. Karama. Turamubwire. Naraguhamagara ntiwitabire. Ngo nari nakumvise. Uri igipfamatwi? Imyenda ari gufasa yarangije. Narangije. Ibyo gutoranya imyenda yawe ntukene kumvura amakariso n'isuti gasopo. Genda mu cyumba ufata imyenda yanjye yose nashyize hano n'aya makariso n'aya masuti yose wavuze ngo ntuzajya ufure gira vamva imbere se nyine ntabwo uri kunyumva ihute nyine isaha zo kuryama waryama kiriya kigore kiri hano kiraho kiza kimbwira nabi ngiye buri kanya ngo ndaryamye nimba mba ndyamye mu nzu simbizi
nawe nyine niwe uba wamushotoye se ntabwo muzi nyine ngo bagira ngo imyaka 6 yose urashize nawe rero warazanye nta n'isoni urabimbaza sinaryamye wese ko utagiye guhena we ko utagiye kumanika nkubaza nakuzanye hano kugira unasuzugura n'imbere y'umugore kuko yumva ibaze nk'ibyo bintu urimo avuga aramutse abyumvisha yaramucyumva mbese ndamubeshyera njyewe naje hano se kujya mutanya n'umugore wawe ndiri ikindi gihe nawe ntukabyongera urimo urakabye sibyo ngomba barabasi nakunzwe sibyo barakaye wirakara ariko nawe mugakabye sibyo sawa ntabwo ndeba nkunzi ni byiza y'imitamu imyacata se mva mfite umwana muri iyi minsi aya nako ubundi nyine yongeye kuvuga ati uzi cyane nakuboneye he nta makuru ufite kibonera njye ndi kuvuga ndetse uzi bro nakuboneye cyane ubundi wove ku bacecuru barabatambyara cy'urugo nzakubwira